ese ujya ureba filime ikarangira udasobanukiwe filime yavugaga ibiki ikarangira udasobanukiwe, cyangwa ujya ureba filime noneho mu minota 15 20 ugahita urambirwa? Ibyo ikibazo ntago kiba kiri mu bakinnyi, ntago ikibazo kiba kiri kuri kamera, ikibazo kiba kiri kuri script ubwayo. Uwanditse script niwe uba wabiteye. So muri iri somo ngiye kukwereka uburyo abahanga bakoresha bandika script ku buryo uva ku munota wa mbere uyireba ukageza ku munota wa nyuma, amasaha 3 agashira, amasaha ukiri kuyireba kandi ukiryohewe. Bakoresha uburyo bwitwa 3 act structure. Ubwo buryo ngiye kukwigisha, gisabwa nizere ko wakoze subscribe. Ubu buryo bwa 3 act structure ni uburyo inkuru zose nziza zubakwamo. Structure ni iki? Structure ni uburyo utegura inkuru ikagenda itera imbere. Urugero, niba ugiye kubaka inzu ntago urahera ku gisenge. Already urabanza usize, nurangiza ukora umusingi, usamura ikuta, uze kujya ku gisenge nyuma. Ubwo ni nabwo buryo bakoresha bandika script. Noneho reka duhere kuri act 1. Act 1 ni igice cya script cyangwa inkuru film gisobanura intwari ninde, who is hero, gisobanura ashaka iki, gisobanura imbogamizi arahura nazo. Ibintu byose biza muri iyo act 1. Yibuke dufite 3 act structure. Muri act 1 hagomba kugaragaramo kandi ikintu gihindura inkuru. Urugero, Hudson ni umusore ushaka kuba filmmaker ariko nta mafaranga afite. Ibyo rero bimutera gucika intege. Umunsi umwe ahura n'umugabo uvuga ko ari Hudson w'ahazaza, arangije amusaba kudacika intege. Iyo niyo bita instant, ikintu gihindura inkuru. Act 2 rero nicyo gice kinini cya filime, cyo ni intambara, cyitwa conflict. Intwari itangira gukurikirana intego yayo ariko ihura n'ibibazo. Buri gihe iyo ukemuye ikibazo kimwe, banza ukore subscribe utayikora, havuka ikindi gikomeye kurushaho. Aha niho habamo gushidikanya, gushwana, gufata imyanzuro ndetse n'ibindi bintu byose birimo amakimbirane. Aha niho abareba batazira kwibaza bati ese azabigeraho koko? Aho rero ikibazo washyizemo iyo gikomeye nibwo abantu bakomeza kureba. Act ya 3 rero ni umusozo, nicyo twita resolution. Iki nicyo gihe cyo gusubiza ikibazo nyamukuru. Ese intwari yabigezeho? Ese niba yabigezeho byayisabye iki? Ese niba itabigezeho yigiyemo iki? Inkuru nziza ntabwo irangirira ku gisubizo cyiza, ahubwo irangirira ku mpinduka intwari yagize. Kuva filime itangira kugeza irangiye, impinduka cyangwa icyo iyo nkuru isigiye abantu bari kureba. Urugero rworoshye rw'isi act 3. Umusore ushaka kuba filmmaker. Act 1, menya amahirwe afite. Act 2, challenge azahura nazo, amafaranga, abakinnyi. Act 3 niwo wazaziramo, ese yaratsinzwe, ese yabashije ibyemezo yafashe, yabashe gukora filime. Icyo yize byose biza muri act 3. Iyo niyo 3 act structure mu buryo bworoshye. Ikosa abanditsi benshi bakora ni ukwandika amascene menshi cyane, bakandika amascene, bakandika script batabanje gukora iyi structure, kuko iyo utakoze structure mukurikiza utuntu uba tuzi bya bibazo wabyibajije, usanga wanditse script imeze nk'aho ibitekerezo biri kuza ako kanya wandika ibitekerezo ako kanya wandika, aho kuba ufite script ifite structure
isobanutse umuntu ashobora kureba guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Iri tegeko rya 3 act structure ni itegeko uba ugomba gukurikiza 100% iyo uri kwandika script, kuko abantu benshi bandika script ugasanga ntago bazi ngo script yabo iva hehe ikajya he, inkuru yabo ntibazi itangiriro ntibazi iherezo. Ariko iyo wakurikije iyi rule, iri tegeko, wandika script nziza ikundwa n'abantu ku buryo niba bayikinnye ushobora guhera ku munota wa mbere abantu bakageza ku munota w'120 bakiri kureba kandi bakiryohewe. So mu isomo rya 4 rero tuziga kwandika script ifite ibyo byose twavuze, ifite character mwiza, ifite conflict, ifite resolution, ifite climax. So igisabwa rero ni iki? Igisabwa ni ukureba kuba kandi subscribe wiyandikishije, ukanasharinga na video ikagera ku bantu benshi. Cyangwa muri comment wandike ibyo wize uyu munsi, ese ibintu usanzwe ubizi. Ciao ciao.